amahoro y'Imana kuri wowe ubana natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri channel zacu zombarizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Ngo ikaze muri gahunda yacu y'amakuru ndakwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahitwa Ibukavu. Imiryango itegamiye kuri leta yashimangiye ko Kabila binyuze muri ibiganiro by'amahoro mu burasirazuba agaragaje ubufatanye bw'amateka n'abaturage bamaze igihe bameze nk'abateranywe n'ubutegetsi buri Kinshasa. Umuryango utegamiye kuri leta ya Kongo Mashariki Plus ASBL rikuranga Ibukavu dore uburyo ryakiriyemo former president Kabila Kabang ni ijambo ry'umuhuza bikorwa w'uyu muryango ku rwego rw'intara Kivu y'Amajyepfo. En sa coordination provinciale du site Kivu, accueille en séjour sur la terre de ses ancêtres son Excellence Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo et sénateur à vie. Yakiriye ku butaka bw'abasekuruza bacu nyakubahwa Joseph Kabila Kabange, perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo w'icyubahiro akaba na senateri w'ibihe byose. Votre retour à Bukavu après votre visite compatissante au Nord Kivu, constitue pour notre peuple meurtri une source d'espérance et de réconfort inestimable. Igaruka rye Ibukavu nyuma y'uruzinduko yakoreye mu majyaruguru ya Kivu ni isoko y'icyizere n'ihumure rikomeye ku baturage bacu bababaye cyane kubera ibibazo by'intambara bamaze imyaka banyuramo. Aya magambo aratanga icyizere ku bana ba Kongo ko amahoro ashobora kuba impamo iyo abayobozi ibishyira hamwe mu kuri ndetse no mu bworoherane. Mu kwakira ubutumire twamugejejeho muri iki gihe twagaragaje ubushobozi afite buri ku rwego rwo hejuru, kuba afite umutima wo kwitangira abandi no kumva akababaro k'abaturage mu burasirazuba bwa Kongo. Abaturage bamaze igihe baratereranywe n'ubutegetsi budafite umutima wo kumva, bwaranzwe no kwikubira inyungu z'igihugu, ubushishozi buke muri politike no kubura icyerekezo mu miyoborere y'igihugu. Turabashimira nk'umuyobozi w'umunyamurava wagaragaje icyerekezo kirekire. Nimwe mwashyize imbere ubumwe bw'igihugu mutitaye ku nyungu bwite zanyu, ahubwo mugahitamo gukorera igihugu kugira ngo igihugu kidacikamo ibice. Niwe wagiye ugeza kuri Kongo iri terambere ryose dufite. Nous saluons en vous l'homme d'État visionnaire, celui qui a su préserver l'unité du pays au prix du silence et du sacrifice. C'est lui qui a toujours mis le Congo au-dessus de tout. En cette période sombre où les cris de nos mères, les larmes de nos enfants et le sang des frères suit encore les collines du site Kivu, votre présence est non seulement un acte de compassion, mais aussi un signal fort. Le Congo n'est pas orphelin et l'Est n'est pas oublié. La dynamique Mashariki plus ASBL muri ibi bihe bikomeye by'icuraburindi aho amajwi y'abana barira, amaraso y'abavandimwe yacu arameneka kuri imisozi ya Kivu y'Amajyepfo. Kubabona hano rero si igikorwa kimwe gusa, ahubwo ni ikimenyetso gikomeye cy'uko Kongo itakiri imfubyi kandi ku burasirazuba butigeze bwose bwibagirana. Ihuriro Dynamique Mashariki Plus ASBL rirabashimira byimazeyo kuri urugendo mwatangije rushyigikira amahoro n'ubwiyunge. vous exprime sa profonde gratitude pour cette démarche de paix et de réconciliation que vous incarnez. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à votre engagement pour la pacification, la souveraineté et la renaissance d'une République démocratique du Congo digne, forte et respectée. Votre expérience et votre sagesse sont des sources capitales dans la lutte contre la gouvernance chaotique. Witwaye nk'umuyobozi ubereye igihugu, tuzibuka mu mateka twongeye gushimangira inkunga yanyu idashyira ku bwitange bwanyu mu rugamba rwo kugarura amahoro, gusigasira ubusugire bw'igihugu no kuzahura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kuba iy'agaciro, ifite imbaraga kandi yubashywe. Uburambe n'ubwenge mufite ni inkingi ikomeye mu kurwanya imiyoborere y'akajagari n'akavuyo karanga ubutegetsi buriho muri iki gihe.
uyu ni wo musozo wacu w'iyi nkuru, reka tugushimire cyane wowe natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri channel zacu zombi arizo AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka. Shalom.